Uhawe ikaze kuri MX Empire. So mwagiye mubyumva kenshi nyine ukumva ngo umuntu yiyahuye, yasanze umukunzi we ari kumuca inyuma cyangwa se amenye ko umukunzi we yamuciye inyuma. Byagiye bibaho cyane nyine ukumva yagiye nk'ara Nyabugogo mu mujyi wa Kigali ngo asimbutse etaje, ukumva abandi biteye ibyuma, ukumva abandi bimanitse mu mugozi. So bibaho cyane nyine ko abantu bakundana cyangwa se abantu babana, ubwo ndavuga nk'umugore n'umugabo cyangwa se boyfriend and girlfriend ku basore n'inkumi, bikunze kubaho cyane nyine ko ari ibintu batumvikanaho cyangwa se umwe wenda akaba yahemukira undi. So rero twifuje kugaruka ku bintu bitanu wakora igihe ubabajwe nyine n'umukunzi wawe, mu buryo ubwo ari bwo bwose, wenda ku buryo nyine utakiyahura cyangwa se utakikorera ikindi kintu kibi. So abantu rero bakunze nyine kunegirije ibintu, ntibabyiteho cyangwa se ntibabihe imbaraga, bakabica amazi nyine, ariko ni ibintu biri seriye, ni ibintu umuntu wese nyine agomba kuba azi cyangwa se agomba kuba yakora. So twihuse rero reka duhere ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu, mu gihe umuntu ukunda cyangwa se umuntu mubana nyine akubabaje, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwita umwima umwanya. Ugomba kumwima umwanya, bwo kumwima umwanya mvuga wenda niba mubana nko mu nzu, akaba yakora nk'ikintu nyine kikubabaje cyangwa se akaba yaguca inyuma, ikosa rikomeye nyine nawe uri kuryumva. Ikintu cyiza wakora ako kanya, wenda niba ufite nk'umushuti wawe uri aho hafi cyangwa se ufite nk'ahandi hantu waba ugiye, ugomba guhita ugenda nyine ako kanya ukamuva iruhande. Ibyo bizagufasha iki? Iyo umuntu agukoreye ikosa cyangwa se aguhemukiye, ugakomeza umureba nyine akunyura iruhande cyangwa se akuvugisha cyangwa wumva n'ibyo akora, nibwo umujinya ugenda uzamuka nyine, bikaba byatuma ufata umwanzuro utateganyije, wenda akaba wavuga ati nanjye ngiye kumwihoreraho cyangwa ngiye kugira gute. So rero kuhita umwima umwanya nyine ukahita ugenda, ukareba nk'inshuti yawe ujya gusura, cyangwa se ukareba niba ufite nk'icyumba nyine cyawe cyihariye cyangwa se nk'umuturanyi wawe ukaba wajya kumusura, ukagenda ntugire icyo umubwira nyine, ukahita wicaraho ukareba ibyo ari gukora gusa. Ibyo rero bizagufasha nyine kudatekereza cyane kuri rya kosa ako kanya, kuko twaje gusanga nyine amakosa menshi dukorewe ako kanya akimara kudukorerwa nyine, cyangwa se tukimara kuyumva, nibwo tuhita tuba nk'abasazi nyine, tugafata imyanzuro tutatekerejeho. Bizagufasha rero kuba wagenda ukamuhunga, ukaba wafata wenda nk'isaha ugatekereza nyine ku iryo kosa, ukaba nyine wanafata umwanzuro wamaze kuritekerezaho. arikoze nyine mukaba mukiri kumwe aho ngaho, n'ahandi wumva nyine abantu barwanye, batemanye, bagize gute, bakoze n'ibindi bintu nyine bitandukanye, kubera ko umwe yakoreye undi ikosa, undi ntabashe kuryihanganira. Ikindi kintu rero cya kane wakora, ushobora kuba ukunda umuziki cyangwa filime cyangwa se n'ikindi kintu runaka ariko kijyanye n'imyidagaduro. Igihe umuntu agukoreye ikosa riremereye nyine, rimwe wumva uri ku rwego rwo kubaho nk'umusazi, ikintu nyine cyiza wakora ako kanya kiri ku mwanya wa kane, ubwo nyine urahitamo bitewe n'igihe urimo cyangwa n'ahantu uri. So abantu rero bakunze nyine gufata ibintu ntibabihe agaciro. Niba ukunda filime cyangwa se umuziki, ushobora kuba ukunda hip hop cyangwa se indirimbo zituje cyangwa se indirimbo nyine za afrobeat, ziriya zo kubyina, ubwoko bwose waba ukunda. Igihe rero ukorewe ikosa udashobora kwihanganira ako kanya, byaba byiza uhise, niba ari filime ugahita ufungura filime ugashyiramo volume nyinshi nyine, ku buryo itaguha umwanya wo kwitekerezaho, cyangwa se indirimbo wenda ukambara nka ekuteri ugashyiramo volume nyinshi nyine, hahandi wumva nawe mbega handi unaniza ubwonko bwawe ku buryo budakomeza gutekereza kuri cya kintu. Nibuze 50% by'umwanya wawe w'ubwonko cyangwa se iby'ubwonko bwawe buri gutekereza nyine, bukaba bwakerekeza ku icyo kintu uri kureba. Ubwo bishobora kuba filime cyangwa se indirimbo. Ibyo bintu rero bizagufasha iki? Bizagufasha nyine muri wa mwanya ubabaye cyane cyangwa se uri gutekereza cyane, bizagufasha gusa nkaho uyobya ubwonko nyine, ubwonko bwawe wenda bwerekeze ku kindi kintu nyine, wiyime bya bintu, ureke gukomeza kubitekerezaho. Niba ari nk'indirimbo ukunda uyishyiremo, ukaba wayiririmba se, ukaba wayibyina cyangwa se ukaba wayumva cyane nyine iri kuri volume nyinshi, mbega ukaba wayumva nyine nk'igihe kirenga nk'iminota 30. Niba ari filime cyangwa se indirimbo, ugafata nyine iminota iri hagati ya 30 n'isaha, uri wenyine uri kumva nyine ibyo bintu ukunda cyangwa se uri kureba nk'iyo filime ukunda. Ibyo rero bizagufasha nyine gutuma ubwonko bwawe buba busy,
bube bize ku icyo kintu, buhite buhindura nyine icyerekezo bwari buriho, ubanze use nkaho nyine utuza muri makeya, tuzemo gakeya nyine uturije ku icyo kintu, then nyuma yaho wenda nyuma yo kumva ko utuje cyangwa se urelaxinzemo gakeya, ukaba aribwo watekereza nyine ku mwanzuro ugiye gufatira uwo muntu nyine wenda, cyangwa se ukaba watekereza icyo wakora nyuma byaba bikubayeho. So ku mwanya wa gatatu rero turasanga umuntu ukuba hafi. Umuntu ukuba hafi ashobora kuba inshuti yawe nyine, ashobora kuba inshuti yawe y'umuhungu cyangwa se y'umukobwa, y'umumama cyangwa se y'umugabo. So, bibaye byiza mu gihe ukorewe ikosa nyine utabasha kwihanganira, rya kosa riri ku rwego rwo kuvuga ngo ndumva ubuzima ntacyo bumaze, uhanakipfira nyine nkava kuri ino si y'agahinda. Byaba byiza rero niba ufite umuntu mukunda kuvugana ugusetsa, cyangwa se inshuti yawe nyine bya hafi, kuba hafi, byaba byiza umuhamagaye. Byanze bikunze hari utuntu twinshi nyine muhuriraho nk'uwo muntu. Namushobora kuba nko ku bagabo, hari abagabo bakunda gukina biyari, baba bakunda kunywa byeri se, bakunda kureba match. Ushobora nko kureba nyine nk'umwe muri abo, cyangwa se bitewe n'ibyo akunda, ukamubwira ati wenda uyu munsi niba hari match cyangwa niba hari gahunda wari ufite yo kujya ahantu, reka tujyane. Icyo gihe rero numara kumubwira nyine, ntabwo uzahita ugenda umubwire ngo nsanze umugore wanjye ari kunca inyuma, nsanze umugabo wanjye ari kunca inyuma, byagenze gutya na gutya. Weho uzagenda nyine mujye muri cya kintu mwakundaga gukorana muri kumwe. Tuvuge niba ari nko gukina biyari, gutembera mu muhanda n'amaguru se, gende nyine muganira. Byanze bikunze azabibona ko ubabaye, akubaze nyine ati se bimeze bite ko mbona utameze neza. Aho ngaho ntabwo uzahita umubwira direct nyine icyakubayeho, uzabanza use nk'umugisha inama, mubwira ati se ibi bintu bigenze gutya na gutya, wabyitwaramo gute, cyangwa se umuntu akugishije inama wamugiriye inama. Ibyo rero bizagufasha kuba nyine mu gihe bigenze gutyo, mu gihe uri kumwe n'uwo muntu wumva wisanzuraho, bizagufasha kuba inama kugiriye cyangwa se ikintu akubwiye wumva ari cyo nyine mwako kanya, kuko niwe muntu uzaba wizeye kurusha abandi, niwe muntu uzaba wizeye ko yaguhumuriza. Ibyo rero bizagufasha nyine, nawe aba ari umuntu mukuru, iyo aruzi situation urimo, nyine ikintu bizagufasha ni uko nyine muri ako kanya niwe muntu uzaba wizeye, niwe muntu uzaba wumva nyine yagufasha mu ibyo bibazo urimo, niwe muntu uzumva watura umutwaro wawe. So rero bizaba byiza nyine, kuko nawe ari umuntu mukuru, azabanza guturishe, agufashe nyine no gufata umwanzuro umuntu awuganireho, bitandukanye n'uko nyine umuntu yagukorera ikosa mukagumana muri kumwe aho ngaho. Niho wumva nyine umwe kuresista byanze, ukumva ngo ateye undi cyuma, ukumva ngo atwitse undi, ashyuhije amavuta, ukumva ngo amutwikishije gaze, nyine ukumva mukora ibikorwa by'ubunyamaswa, cyangwa se nawe ubwe kubyihanganira bikanga, agahitamo kwiyambura ubuzima. Ibyo rero bizagufasha cyane nyine kuba wakegera umuntu wumva wowe wisangaho, cyangwa se wisanzuyeho cyane kurusha abandi, ukamubwira ibyawe, ariko muri kugenda cyangwa se muri ahantu mukunze kuba muri nyine, iyo mwishimye, cyangwa se ahantu mukunze gusohokanira, wenda kurebera umupira se no gukinira. Ibyo rero nyine bizagufasha kudafata umwanzuro uhubutse, kandi nawe bitewe na situation urimo azabona nyine situation urimo, abashe kuba yakugira inama, abashe no kuguturisha, bitandukanye nuko wakorerwa ikosa ukagumana n'uwo muntu wagukoreye iryo kosa. So ku mwanya wa kabiri rero turasanga kuba wenda niba uri umugabo wubatse ufite nk'umwana. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikintu wakora nyine, wenda niba uri umugabo ufite umwana cyangwa se uri umugore, ikintu ugomba kwita ukora ni ugufata wenda nk'uwo mwana, ukaba wamubwira ati rero ngwino umubwire, cyangwa se mukaba mutemberemo gakeya, ukabanza nyine ukareba impamvu uri ku isi. Burya umwana niwe muntu wa mbere ugufasha gutekereza, mbega no kureba ibintu byiza wagezeho nyine. So rero umwana ikintu yagufasha, ashobora kugukuramo nyine ku gahinda, bitewe n'uko uri kumureba, bitewe n'uko nyine uri kubona ari ikintu cyiza Imana yaguhaye, bitewe n'uko uri kubona nyine, mbega umwana ni umuntu uba ukunda cyane burya kurusha umubyeyi we. Wenda niba ufite umugore, ugomba kuba ukunda umwana nyine kurusha mama we. So rero ibyo bizagufasha nyine kuba wamenya impamvu uri ku isi n'inshingano ufite, akaba wavuga ati se ndamutse niyahuye, uyu mwana wanjye yabaho gute, yaziga gute, ndamutse wenda nishe nyina se bakamfunga burundu, umwana wanjye ntiyazambabarira, nyine ntiyazabyumva, yazankiraho amakosa. Ibyo rero iyo ugiye gufata umwanzuro nyine uri kureba umwana, uba uvuga ati ikintu cyose ndi bukore ku iki kibazo kimbayeho, cyangwa se iyi situation ndimo, byanze bikunze umwana nyine azambreminga cyangwa se azanshimira.
Ibyo rero ikintu bizagufasha nyine ubwo iyo uhitamo guha umwanya umwana wawe, niwe muntu usa nk'aho aguha igisubizo. Iyo umutekerejeho rero ugatekereza nyine ku hazaza he, ugatekereza ku buryo yagufataga, ugatekereza ku rukundo rwawe ruri hagati yawe nawe, ugatekereza no kubyiza umwifuriza, nyine bituma utuza ukaba wanafata umwanzuro nyine udahubutse, yawe ukaba wafata umwanzuro udahubutse, kuko nyine uba ubona nibuze mu mwanzuro ugiye gufata nta kwiyahura kurimo, nta kwica umuntu kurimo, nta no guhemuka cyane kurimo, nyine ku buryo ari ibintu bishobora kugutandukanya nawe. Ibyo rero bikaba byatuma ufata umwanzuro utuje, kandi byanze bikunze umwanzuro nyine ufashe utuje cyangwa se usa nkaho nyine udahubutse, akenshi uwo mwanzuro ukunze kuba mwiza. So ku mwanya wa mbere rero turasanga siporo. Siporo buriya nyine ni ikintu abantu batajya baha agaciro cyane, ariko ikibazo cyose waba urimo, waba wahombye mu miliyari, waba wenda wahemukiwe bigeze, waba wagize gute, ikintu cya mbere ugomba gukora bigushobokeye ni ugukora siporo y'amaguru. So ibyo rero wenda ushobora kubyibazaho nyine, ukibaza ukuntu byagufasha, ukibaza nyine ikintu byakumarira wenda kuba wakora siporo. Siporo mvuga rero nziza nyine wakora mu gihe urimo ibyo bibazo, ufata umwanya wenda niba ufite wenda nk'indirimbo uba ukunda, shyiramo ekuteri zawe, shyiramo volume, jya mu muhanda ahantu ku ruhande nyine mu nzira y'abagenzi, cyangwa se hari imihanda iba yaragenewe gukorerwamo siporo, wirukanke bihagije. Wirukanke, ushobora nko kuvuga ati wenda ngiye kwiha intego yo kwirukanka nk'ibirometero nk'icumi, wenda ibyo birometero 10 nimbisoza nyine nibwo wenda ndi butekereze ku icyo kintu. Ibyo rero bizagufasha iki? Burya iyo urimo wirukanka, umubiri wawe, buri gice cyose kigize umubiri wawe kiba kiri gukora muvumo, kandi ikindi ubwonko nyine buba busa nkaho bwagiye ku kintu kimwe, buri gutekereza ku mbaraga uri gukoresha, uvuga ati wenda ahangaha ndatera intambwe ndende, ndatera intambwe ngufi, ndabigenza gutya. Biriya rero ikintu bigufasha kuhita uba nk'umuntu utabonye bya bintu cyangwa se utabyumvishe by'akanya gato, wenda nyine aho biziye bikaba byaza, mbega ukaba wabitekerezaho bitandukanye n'uko wari kuhita ubitekerezaho mbere. Burya urimo wirukanka akenshi ubwonko bwawe nyine bugenda buhindagurika ku bintu biri gutekerezaho, nyine ukabona nk'akantu hariyo ukahita ugatekerezaho, ugakomeza ukiruka, ukakumva urananiwe, ukavuga ati reka nkomeze nsunike nzamuke. Bitewe n'inshingano rero ubwonko buba bufite nyine iyo urimo wirukanka n'amaguru, bituma ubwonko budashobora gutekereza ku kintu kimwe ngo bukigumeho. Bituma nyine wenda niba ari icyo kibazo cyakubayeho, bituma ubwonko bwawe bujagarara nyine, sinzi niba nabyita kujagarara, ariko bituma nyine buva ku kintu kimwe bukajya ku kindi, bukajya ku kindi, bukajya ku kindi, kandi mu mwanya muto kandi mu gihe gikurikiranye. Ibyo rero bizagufasha kuba wenda nyine mu gihe uri muri iyo siporo yo kwirukanka gutyo, bizagufasha kuba watuzamo gakeya, nyine ukabanza ukanabiha umwanya, ukabanza ukananiza n'ubwonko, noneho ku buryo ugera nk'ahantu unaniwe uvuga ati wenda bya birometero nihaye kwirukanka birarangiye, za ndirimbo ya playlist y'isaha nihaye kumva irarangiye, noneho nyuma y'uko numvishe indirimbo cyangwa se mfashe umwanya ungana nk'isaha nyine ndi kurelaxinga ku bibazo bimbayeho, reka nicare noneho mfate umwanzuro. Ibyo rero bizagufasha cyane, bitandukanye n'ubwo nyine ikintu cyakubaho ukahita ufata umwanzuro. Buriya niho wumva kenshi abantu nyine ngo bicanye, biyahuye, barasanye, bagize gute, bikunze kubaho cyane. Nyine ibyo ni ibintu bibaho cyane rwose, nta n'igihugu bitabamo, ahantu hose bibamo, ingeri zose zibamo. Ugasanga umuntu w'umukecuru ariyahuye, ugasanga umwana muto w'imyaka nk'12 ariyahuye, ugasanga umusore w'imyaka 25 ariyahuye, umukobwa se, umugabo se, nyine ibyo byose impamvu bibabaho, burya nta kintu na kimwe ubwonko bwawe butakira, nta kintu na kimwe budashobora kwakira, ahubwo we biterwa nyine n'uburyo ubikozemo. Ibyo rero byari ibintu 5 wakora nyine igihe ubabajwe n'uwo ukunda agukorera rya kosa, nyine niba naryita karundura, rya kosa riba rikurenze ku buryo wumva uri no ku rwego nyine waba wakiyahuraho, cyangwa se uba wumva nyine wakiyambura ubuzima, wumva kuba ku isi nta kintu bimaze. So rero ibyo nibyo bintu 5 nyine twe twabashe kubategurira. Ubwo bitewe n'ikibazo kikubayeho cyane ahantu uri, wowe ushobora guhitamo ikintu kimwe kikoroheye kiri aho hafi, ariko burya biba byiza gufatira umwanzuro ikibazo uhuye nacyo, nibuze iyo ufashe nk'isaha cyangwa iminota 30 kuzamuka nyuma y'uko icyo kibazo kibayeho,
biba byiza gufata umwanzuro rero iyo ufashe igihe kingana nk'isaha cyangwa iminota 30 kuzamuka, kuba uri wenyine cyangwa se kuba uri gukora ikintu ukunda cyangwa kuba uri kumwe wenda n'umuntu ukunda cyangwa uri kumva ikintu ukunda, ibyo biragufasha cyane nyine kuko burya igihe cy'iminota 30 ubwonko bwawe buba butekereje ibintu byinshi, ndetse uba unabonye n'ibintu byinshi, uba unungutse n'ibitekerezo byinshi. Aho rero byagufasha nyine gufata umwanzuro udahubutse kandi ugasanga ni umwanzuro nyine muzima, wenda nk'umuntu wese yanagushimira kuba wafashe uwo mwanzuro. So rero ngushimiye kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe nyine mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo bintu rero si ngombwa kubigerageza wababajwe n'umukunzi wawe, umugore wawe, cyangwa se ikindi kintu ukunda mu buzima wapi. No mu gihe nyine wumva utazi ukuntu umeze, mu gihe wumva ubabaye, mu gihe wumva nyine utameze neza, no mu gihe ubona wenda ibibazo urimo nta gisubizo uri kubona, ugasanga umaze nk'umwaka wenda ibintu byose ukora byaranze, nta kintu kizima nyine ubona kigira. So rero mbere yuko ufata umwanzuro nyine w'ikintu gikomeye kiri kukubaho mu buzima bwawe, jya ubanza ugerageza ibyo bintu twavuze haruguru. Tugushimira ko ubanye natwe, urasabwa gukora subscribe, like, share and comment. Twifurije kugira impagarike n'ubugingo.